tumishe no inzoga narayibo zingori mu mabara wenge amazi se ijira kuzani Sinakuvuye mu cyumwenye kumenya ikiciro nanaje ko cyawusigama umeze uteze hajyo no muri nari mu gihe kuri kwimana hapo ndumva none hako kagatatu nanjye kuma nzoga niyahoza yewe zizana batugase nukuri kwimana ndumvaga yenda gupfa cyo kangagize imana nshaka ngota mu gusi yabunze ahubwo numvise ariko Mungu wanjye yambwiye ikintu ngo nzakubwira nibagirwa kagira inkuru rero narambwiye ngo umunsi ngo tuzitegure nzamubwire se twitegure n'umutaraza kutwereka umutazana nibagirwa kubikubwira uwo warashatse n'ututonzi tukenda kango byose ndabyibagira ayo makosa yose nayo we madani jeje umbabara nukangurije maze uko n'amafaranga mfite narayinyama ni imirimo yo mu rugo banatwawe n'imirimo n'udukino twahe ntibagirwa babarira wagiye ntabwo turarana ku gitanda kimwe mu kuri aho mfite igitekerezo n'ubundi amasaha yagutwaye nta kintu hamagara mani n'inshuti y'umuryango umumenyeshe yenda yaza akaba banatuganiriza nanjye ndi mu gikoni aganiriza nawe twararanye mu kabari kamuhamagare n'umuntu ukuntu bimeze ubwire izo nawe ntabwo zambirije cyajyanye ntabwo tunafata fone izo nzoga yewe zizaba alo waramutse mwana mbese we nta kibazo wagize ngiye ko ndamutse numva ameze nabi ibyo tubyihoreye nyine hari akantu mushakaho ndagushaka mu rugo numvishe ngo wa musore wanjye noneho ngo byuzaga koroboyi ngashaka kunyereka umukazana wewe ngwino mfashe kwitegura ibindi nta kibazo ntabwo bigoye ibyo gusoma se ko dusoma buri munsi ibangu sawa nizere ko nyuma y'iminota ibiri hageze ndumva akiri ubuzima uriya ni inshuti n'umuryango nta kibazo umutwe narakubwiye wa mugabo ahubwo ntabwo iri sinda ryawe niryo bituma no kuzunuraho inzugi nibyo bituma nibagirwa no kukubwira ikibazo ni uko umurokore wowe umurokore iyi munsi y'abatumwa twese no kujya dutimba kandi njya gukingurira amani ndumva yaje ikintu gikingurira wamfataga neza naba nasinze ukambikira navuga ko mari ndagusaba amazi ndetse gufata neza n'ubundi nukuri kwimana bataramu none se ubundi si ukunakufataga ese uko uyu mugore wundi wamfata neza nawe abagabo oya narashimye abona habona gisigaye ngo nzabona n'abasore basa naho ndashaje nta bandi bagiye umusore wacu ariko nawe ari kwihuta si iriya myaka kuko ni myinshi makumyabiri n'umunani nuko ninjye washyushye cyane iyo tudabonana cyane nari nshyushye kuko ewe wakashija maje kubyimba kamera mtakiro oya winagagura nashije ngiye nashije jewe ziramze kwikiriza aho tamala kamera gatimugura abandi da sawa kinureka wowe uretse murakoze twayihaye kare ntabwo ntacyo ndimutwara nabwitse bazungura kugenda mutse numva mwaka ubuzima bwose numvaga bwagiye zavuga rero washikana sigabanya niyahuje amazi mungu yajyadukira mu kirura tugurira inzoga natwe tuzibona nk'intima yakomada zuriya byatwaye twaje mu kirura tunywa inzoga urumva natwe si ukuziba twazimwe nk'ataziba yaraye aruhuka
oya yesi nawe wagireka kuneza oye tu abandi kurengera subukoko uje wese shabaye shaka ngiri ariko umutwe umugongo bana yakageza amakambo ye tubyihore cyangwa se umva se uce mu gihugu waro kuri bantu base kugoza urugo n'izindi shamwa bijye n'abana cyangwa mu gikoma namusabye amazi no rero sobanura mani ibyo wahoze umbwira ngiye ndumva byantunguye n'ukuri kw'Imana abayikize mani ariko nta n'igitunguranye kirimo umwana wanjye Samuel uramuzi ndamuzi umwana w'imyaka 28 si mukuru ese wamuswende koko arakose yarambwiye ati uzicaze papa umubwire ko ninda kuza kubereka umukobwa